Uwiteka Imana yacu urakomeye, kandi ntawasa nawe, uri nyiringabo nyirubwami ibihe byose. Uri hejuru ya byose, Mana mu cyubahiro, mu bubasha no gukomera. Uri Mana ihebuje byose mu bwiza, kandi uri ingabo idukingira ya myambi ya Satani. Twakuraho tukajya hehe, kandi ari wowe ufite amagambo meza yacitika ibihe byose iteka. Twakuraho tukajya hehe, kandi ari wowe ufite amagambo meza yacitika ibihe byose iteka. Haleluya. Kugira imbere yayo kuva iki cyumweru cyatangira maze gufata gahunda y'uko uyu munsi tuzaganira. Hari ibintu byinshi byagiye biza, nkumva mfite amagambo menshi andimo numva nshaka ko dusangira. Bwacya nkumva Imana yongera ishyize ayandi muri jyewe, ariko uyu munsi numvise twavuga ijambo rikomeye bijyanye no gushima Imana, imbaraga ziri mu gushima Imana. Maze iminsi nsoma igitabo nkurikirana n'inyigisho zivuga kuri Dawidi, uburyo Imana yavuze ko afite umutima Imana yishimiye. Mu by'ukuri iyo dusomye cyangwa niyo tugiye twumva amateka ya Dawidi, ntabwo yari umuntu wari ukiranutse mu buryo buhambaye. Bamwe na bamwe mushobora no kuba mwibaza n'amateka ye ayo muzi, mukavuga muti ni gute Imana yaba yaramutanzeho nk'umuntu uvuga ngo afite umutima ikunda. Ariko nagerageje kugenda nsoma ijambo ry'Imana rivuga kuri Dawidi, mbona hari amasomo menshi twamwinjira, ariko ndavuga gatoya cyane ubundi tuvuge n'uburyo bwo gushima Imana. Dawidi mwese muzi amateka ye, uburyo yaragiraga intama mu rugo rwa se. Sawuli yari yarimitswe nk'umwami w'Abisiraheli, ariko aza gusuzugura Imana. Imana yamutumye kurimbura Abamaleki, ngo bagezeyo bararimbura koko, ariko ngo bazana umwami wabo, bazana n'ibindi bintu by'inka, amatungo. Samweli ngo aje, Imana imaze kumubwira ko Sawuli atumviye, Samweli ngo aje mu rugo kwa Sawuli, aje kumubwira ati ese byagenze gute aho Imana yagutumye kurimbura? Sawuli aravuga ati rwose byagenze neza, Abamaleki twabishe. Ariko Samweli ngo aramubwira ngo uko gutamatama ari kumva, ngo cyangwa izo nka ndi kumva ngo bimeze gute? Sawuli agiye kwisobanura aravuga ati rero, ati abantu banjye twagiye kurimbura, tugeze ku mwami Agagi turamuzana, we ntitwamwishe, tuzana n'izindi nka n'intama ngo byo gutamba ibitambo. Samweli amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo mbese wigira ko Imana ikunda ibitambo kuruta kumvira? Ngo kuko utumviye Imana, ngo Uwiteka yagukuye ku ngoma, ngo kuko yabonye undi unejeje umutima we. Mu by'ukuri Sawuli ukuntu yisobanuye wavuga uti yenda bifite aho byakumvikanye, ariko Imana yaramugaye kuko yakoze ikitamubwiye. Nyuma Imana iza kwimika Dawidi, tuma Samweli tugenda ujye mu muryango wa Yesayi, nzakwereka umuntu uzashingira amavuta. Agezeyo
abwira Yesaya ati zana abahungu bawe Uwiteka ntumye hano kunikisha amavuta. Yesaya ageze aratangira mu bana be azana imfura nk'uko imico yabo yari imeze. Uwiteka ngo abwira Samweli ati uriya namugaye, azana uwa kabiri bose arabarangiza. Samweli aranje abaza Yesaya ati se aba ni bo bahungu bawe nta wundi? Ngo Yesaya ngo aravuga ngo cyakoze ngo hari akandi kamwe ngo kasigaye ngo kari mu ntama. Samweli aramubwira ati nawe muzana, aramuzana. Amuzanye ngo ijwi ry'Uwiteka rivugira nyine muri Samweli ngo ni uwo nguwo ngo haguruka umwimikisha amavuta. Uwiteka yimikisha Dawidi amavuta kuba umwami wa Isiraheli. Ariko ibintu by'Imana ukuntu bitangaje, ntabwo uwo munsi Dawidi yahise ajya ku ngoma. Icyo gihe Bibiliya isobanura ko Dawidi yimikishijwe amavuta afite imyaka 17 y'amavuko. Amaze kumikishwa amavuta ahita yongera yisubirira he mu ntama. Bukeye Abisirayeli bajya ku rugamba barwana niba mu Filisitiya mu witwa Goliyati. Bakajya asohoka ngo akitanga akavuga ati muza n'umuntu wo kunyica. Bose bakagira ubwoba ngo bakajya aho bari mu gisirikare sinzi ukuntu babibone nko mu ndake aho bari bifunze ngo bose baragize ubwoba. Umunsi umwe Yesaya ngo abwira Dawidi ati mvayo ujye kureba bakuru bawe aho bari ku rugamba, ugende ujye kureba uko bamerewe. Dawidi ngo atwara ifunguro arabajyana. Ariko agezeyo ngo abone ukuntu Abisirayeli bagize ubwoba, izo ngabo zose zagize ubwoba. Ngo aravuga ati ese bimeze gute? Noneho ngo asanga Goliyati uwo munsi ngo ari kwivuga rwose yitakuma agira gutavuga yabateye ubwoba. Arangije ngo arabaza neza ese bimeze kumubwira amakuru y'ibya Goliyati. Arangije ngo ati uzamutsinda umwami azamuhemba iki? Baramubwira ngo umwami ngo ko azamuhanga igice cy'umugabane sinzi w'igihugu, ariko ngo avugamo ikintu gikomeye cyo nashatse wenda ko tuvugaho ngo ko azamuhana wa mukobwa we akamubera umudamu, mbese azamushingira umukobwa we. Noneho mukuru umwe wa Dawidi ngo aramwumva, yumva ngo Dawidi ari kugenda baza babana ati ariko wagahungu we uri mu biki uri kuvuga iki? Subira mu ntama. Ngo yaramaje ngo za ntama za so ngo azisinde. Mu by'ukuri nk'umuntu w'umuvandimwe yagomba kubona ko ibyo byose Dawidi ntabwo yizanye ku rugamba, ingabo si iki nk'umuvandimwe kumubona. Ariko kubera ko cyagiye yimicishijwe amavuta bo bagasigara bari bazi ko bazimicishwa amavuta, yagize akantu k'ishyari mu mutima. Ariko mwibuke ko turi kuri bya jambo bivuga yuko ngo Uwiteka yavuze ko yabonye umuntu umutima we wishimye. Noneho rero Dawidi ngo yumvise Eliyabu ashatse kumubwira nabi ngo amuvaho yigira ahandi arababaza. Arangije rero ngo yuzura imbaraga z'Imana ati uriya Mufilisiti utarakebwe uri gutuka ubwoko bw'Imana ninde? Ngo baramusobanurira. Arangije ngo Dawidi yumva ngo akakomeza baza ngo icyo bazahemba umuntu uzamutsinda. Bigera no ku mwami Sawuli baravuga ati yararaga nk'uko rwose kari kubaza karashaka kujya ku rugamba. Sawuli ngo aravuga ati mumunzanire. Sawuli aramubaza ibye neza. Dawidi ngo atangiye amubwira ati njyewe naragiraga intama za data ngo idubu yaza ngo nkayishwanyaguza, intare zaza ngo nkazishwanyaguza, ngo nuko ngo nanjye ngo uriya Mufilisitiya utarakebwe ushatse gusuzugura ubwoko bw'Imana ngo nawe ndamugaburira ibisiga. Sawuli kuko yaramenyereye urugamba, Sawuli yaringana ngo aramubwira ati amuhango ya myambaro yambaraga ku rugamba. Ariko Dawidi ngo yambaye yumva ntayimenyereye ayivanamo. Urumva niba we yarasaturaga intare akagira ngo ati ntabwo imyambaro yambara. Arangije ngo yigira na Goliyati. Yari afite amabuye 5. Izo ni inkuru twese tumenyereye n'abana bato, izo murazizi. Ngo ashyira mu bimenyetso aratera ngo kubwo Uwiteka atsinda Goliyati. Icyo gitabo nasomye cyo kiravuga ngo mu by'ukuri ingabo za kera Goliyati babaga bambaye n'ibyo twakwita nka kaske zazindi zabo zo ku rugamba, ku buryo ririyabuye ntabwo bavuga ko ryaje rigakubita neza ku gahanga, ariko kuri kaske amabuye ntabwo yari gutsinda. Ariko kuko Dawidi ngo yavuze ati kubw'Uwiteka ararirekura riragenda aratsinda. Aya magambo yaramfashije. Ariko mu bintu nashaka ko tugarukaho ari nabyo biza kudufasha natwe, mu bintu byatumye Imana ibona Dawidi ko afite umutima uyikunda uyishimira, nuko harimo ibintu byinshi, ariko harimo ibintu bivuge tukavuga ikintu cyo gushima. Ikintu cya mbere, Dawidi nta kintu na kimwe
mu buzima bwe yumvaga cyamubaho cyangwa cyaturuka hirya kitari mu kuboko kw'Imana. Ni ukuvuga ngo yategerezaga Imana, yari sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko ni nka umutima we wari wihariye Imana ku buryo yumvaga ko adepanda ku Mana, ibintu byose abikomora ku kuboko k'Uwiteka. Niba munibuka neza mu ntambara zose yagiye agira, hari naho yageze afata Sawuli, kandi Sawuli yaramurwanije amwiruka nkaho amukura mu gihugu ahunga ataraba umwami gusa, kuko azi ko yumvise ko yimikishijwe amavuta. Uko amaze gutsinda, Abisirayeli ngo bararirimbye, abagore ngo barabyina ati Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzu. Ngo Sawuli ishyari riramwica, kandi mu by'ukuri yari akwiye kwishima kuko amutsindiye umuntu wari wabazengereje. Kuva ubwo rero ngo atangira amuhiga. Muri kamere yacu nk'abantu ntabwo bakwimika ngo bagushyiraho amavuta ngo wongere usubire kuragira, ahubwo uwo munsi ni ugukora kude tukavuga ati Imana yanyimitse. Ariko Dawidi kubera uwo mutima nababwiye ko yadepandaga ku Mana, ngo yaremeye aca bugufi ategereza igihe cy'Imana. Ijambo ry'Imana muri Samweli ryerekana ko yabaye umwami agize imyaka 30, kandi ababwiye ko yimikishijwe amavuta afite imyaka 17. Bivuga ngo yategereje Imana imyaka 13. Muri iyo myaka 13 yarahunze Sawuli, yaragiye. Muzi yuko na wa mugore yamumushingiye, wa mukobwa yamumushingiye amuhemba, ariko nyuma aza kumumwambura amushingira undi. Dawidi ntiyihore, kuko na Sawuli yaramuhiza aramukurikira kugeza ubwo hari nubwo yasanze Sawuli, yenda abana bari mu biseka ariko Bibiliya irabivuga, hari umunsi Sawuli bari ku rugamba bakurikiye Dawidi, ngo aragenda ajya ahantu mu buvumo agiye mbese ngo Bibiliya avuga ngo ngo kwitwikira, sinzi ukuntu babivuga, kwitwikira ibirenge. Ariko ku bana ba hano wenda bamwiga mu ishuri bavuga ko ari number 2 yari yagiye gukora. Ariko ngo Dawidi kubera kwanga kuramburira akaboko ke ngo yice Sawuli, ngo baragenda bakata ku mwambaro we. Ubu nanje hagara hakurya baravuga ngo Uwiteka yari yakushyize mu biganza, ariko sinarambura ikiganza cyanjye kugira ngo haleluya. Aya mateka yose rero nyavuze kubera Zaburi nshaka ko dusoma ya Dawidi. Ibi bintu rero ngo nibyo byatumaga Imana ikunda Dawidi. Hari n'andi makuru y'ukuntu Dawidi amaze gucumura. Mu bintu Imana yakundiraga Dawidi nuko Dawidi iyo yacumuraga icyaha ubwo yakishyiraga akakivuga. Kandi twe muri kamere y'abantu niba mwibuka na Adamu, guhera kuri Adamu bamaze gucumura bariye cya giti, Imana yabajije Eva ati n'inzoka, Imana ibajije Adamu ati ni wa mugore. Ariko Dawidi iyo yacumuraga ku Mana, hari naho yavuze ngo ni kubisa imbere yawe, ngo ibyaha byanjye ngo ni ngewe ubwanjye wabikoze. Cyagiye amaze kwica Uriya yasambanije umugore we. Mu by'ukuri ari Sawuli, niba mwibuka neza navuze muri makeya, icyo yakoze we ntiyumvira Imana itimukura ku ngoma. Ariko Dawidi yarasambanye, Dawidi yarishe, Dawidi yakoze amafuti menshi, ariko Imana iramuhamiriza iramubwira ngo ni wowe ufite umutima nk'uwo. Kubera iki? Kubera ko Dawidi no muri uko gucumura kwe kose yarazi yuko ubuzima bwe bwose buri mu biganza by'Imana. Akongera agahita yikubita hasi akavuga ngo Mana icyaha cyanjye, Imana icyaha cyanjye, akacyemera. Icyo kintu Imana iragikunda. Imana ikunda ko duca bugufi tukemera ko ibyaha ari ibyacu tukihana, nta kujya kuvuga ngo ni nyungu. Imana ni kubwira ngo utangire wireze, ushake gushyira icyaha ku wundi. Icyo kintu Imana yagikundiraga Dawidi. Ariko Dawidi yaramfashije. Icyo gitabo cyaranejeje uburyo Dawidi bavuga ngo ni lesson from David, ni amasomo dukura kuri Dawidi. Bakavuga ibyiza bye bakavuga n'amakosa ye, ariko bakavuga ngo ibyo byose byabereho kugira ngo bibe akabarore tuzabyigireho. Ibyo yakoze byiza tubyigireho, ibyo yakoze bibi tubireke. Reka no dusome Zaburi ya 89 umurongo wa mbere, tugenda dusoma imirongo 4. Haravuga ngo nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka, abibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye, kuko navuze nti imbabazi zizakomeza iteka, no mu ijuru bwaho uzahashimangira umurava wawe. Umurongo wa 6, Uwiteka ijuru rizashimira ibitangaza byawe, umurava wawe uzashimirwa mu iteraniro ry'abera. Ninde wo mu ijuru wagereranywa n'Uwiteka? Ninde wo mu bana b'Imana uhwanye n'Uwiteka?
niwe Mana itera ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Uwiteka Mana Nyiringabo, ninde munyambaraga uhwanye nawe Uwiteka? Umurava wawe urakugose impande zose, ni wowe utegeka kwihinduriza kw'inyanja. Iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Ni wowe wamenaguye Rahabu imeze nk'uwishwe, watatanishije ababisha bawe ukuboko kw'imbaraga zawe. Ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi n'ibiyuzuye ni wowe wabishimangiye. Ikasikasi n'ikusi ni wowe waharemye. Itaboru ni Herimoni bishimira izina ryawe. Uwiteka, umurongo wa 14 ngo ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushyizwe hejuru. Gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe yawe. Imbabazi n'umurava birakubanziriza. Hahirwa ishyanga rizi ijwi ry'impundu Uwiteka, rigendera mu mucyo wo mu maso hawe. Bishimira izina ryawe umunsi ukira, kandi gukiranuka kwawe niko kubashyirisha hejuru. Kuko uri icyubahiro cy'imbaraga zabo, imbabazi zawe nizo zizashyirisha hejuru ihembe ryacu. Kuko ingabo idukingira ari Uwiteka Umwami wacu, ari uwera wa Isiraheli. Amen. Iyi Zaburi ivuga gukomera kw'Imana. Niba mwibuka neza, Dawidi hari intambara nyinshi yagiye arwana. Impamvu nge namugarukaho nuko yagiye avuga gukomera kw'Imana. Ariko mu bintu byinshi Dawidi avuga imbabazi z'Imana, akayishimira ku manywa na nijoro, akavuga ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi ngo niko imbabazi zawe zingana. Akavuga ngo Uwiteka urakomeye, ngo imbabazi zawe zihora iteka ryose, ngo kandi zihora zunguka uko bukeye uko bwije. Ibi bintu rero Imana ikabikundira Dawidi. Mu by'ukuri kubona Imana yishimira ikavuga ati jyewe uyu muntu niwe nishimiye, kandi mu mateka tuzi yuko uyu muntu ari we munyabyaha. Buriya ngo ukuboko kwe kwagiye amaraso menshi, niyo mpamvu n'Imana itemeye ko yubaka ayubakira inzu. Aravuga ngo umuhungu wawe, ngo umwana wawe uzabyara, ngo ntuzanyubakira inzu, ngo kuko we Dawidi yari ariho amaraso menshi. Kandi Dawidi no mu byaha yagiye akora ngo byagiye bituma na Isiraheli igirirwaho urubanza kubera ibyaha yagiye akora. Ariko Dawidi mu buzima bwe yagiye yiringira imbabazi z'Imana kandi akazitaka. Niba mwibuka ko hari n'igihe yabaga yacumuye, yanza ngo akarira akikubita imbere y'Imana. Imana ibyo bintu biragenda birayishimisha. Imana iravuga ngo uyu nguyu ni umutima wanjye wishimira. Uyu mwanya rero natwe umwaka urashize, mu by'ukuri dufite ibintu byinshi twashimira Imana. Imana yaratugaburiye, Imana yaratwambitse, hari abandi mwanya ufite ibyifuzo bikomeye, Imana yarabisubije. Abandi muri uyu mwaka Imana yaduhayemo abana. Ariko numvise ikintu mwifuje ko twashimira Imana, natwe tukunga mu rya Dawidi. Dushimira Imana imbabazi zayo. Kuba tukiriho, kuba tugihumeka, ni ukuri n'imbabazi z'Imana ziruta ibyo twakwiringira bindi byose, ziruta ibindi byose twabona. Ariko nk'uko Dawidi yavuze ngo abantu b'ibihe bazabwira abandi ibihe, abandi ab'ibindi bihe ngo iby'imirimo y'Imana. Akagenda avuga ngo Uwiteka ngo uri igitare cyanjye, ngo uri ingabo inkingira, ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye nizeye, ngo Uwiteka ngo ndashyirisha hejuru ijwi ryawe. Ibyo byose abivugaga kubera imbabazi z'Imana yagiye abona. Mu ntambara yagiye arwana, Imana yagiye ibana nawe. Hari naho yagiye avuga, aravuga ngo muri Zaburi ya 40 umurongo wa 6, ndahasoma yenda ntumwirwe mufungura ibitabo. Aravuga ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Amen. Hari igihe mu buzima bwacu tuba twumva yuko iyo Imana yaduhaye mu bintu bifatika, ibigaragarisha amaso yacu, tukumva nibwo twuzuye ishimwe, tukumva twayishima, tukumva ari icyo Imana yakoze. Ariko reka mbabwire, ikintu gikomeye kandi kiruta ibindi byose gitumye tukiriho n'uyu munsi ni imbabazi z'Imana. Imbabazi zayo kuba zikiyongera kuri twebwe ni ubuntu bw'Imana iba yatugiriye. Mureke tuyishimire uyu mwaka urangiye ko imbabazi zayo zatubayeho iyi minsi 365 imbabazi z'Imana zatubayeho. Mu by'ukuri buri wese yitekerejeho, mu ntege nke zacu, mu mafuti yacu, mu byaha byacu, ariko imbabazi z'Imana zatubayeho. Imana yatugiriye neza. Izi ni imbabazi z'Imana.
izi ni imbabazi z'Imana kandi ijisho ryayo ngo rihora kuri twebwe. Imana iturekuye gato ubugingo bwacu ngo bwamiranwa n'isuri. Satani we ntahagarara. Na Bibiliya mu Efeso 6:12 baravuga ngo kuko turwana ngo n'imyuka itagaragara, imbaraga z'umwijima. Satani amaze kwirukanwa mu ijuru, Imana yamuhaye isaba ngo genda ibyo uzi. Nawe navuga ngo ubonye ishyano wasiwe ngo kuko umanukiwemo n'umwanzi. Iyi minsi yose rero umwaka ushize Satani yigeze ahagarara gukora. Yarakoze rwose kandi ntiwibwire ngo mu bantu yarwanije nturimo. Satani nawe yarakurwanije. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kugira neza kw'Imana, izi tariki yigejejeho. Hari abari bafite imipango myinshi muri uyu mwaka washize babifite n'ubushobozi batagejeje uyu munsi, batagihumeka, batakiri no mu buntu bw'Imana. Ariko Imana twebwe iradushoreye itugejeje kuri uyu munsi. Imbabazi z'Imana ziracyaturiho. Mureke natwe tumere nka Dawidi, twumve ko ubuzima bwacu, twumve ko ibintu byose tubishyize mu maboko y'Imana. Twumve yuko ikintu cyose giturutse mu kuboko kw'Imana aricyo dutegereje, kuko Imana imbabazi zayo zituriho. Kandi Dawidi amaze gucumura, amaze gusambana n'umugore wa Uriya, akica Uriya, Imana yamutumye nk'umuhanuzi. Araza abanza amugire aca umugani amuga ati hari umukire wari ufite intama nyinshi, noneho agize abashyitsi aragenda ajya ku muturanyi we wari ufite intama imwe, barayifata arayimwambura, araza arayibaga ayitanga mu birori. Dawidi ngo abyumva arafata, ubwo kandi yakigana n'uwo muhanuzi arafata, uwo muntu niyicwe, uwo muntu ni umugome, uwo muntu rwose yakoze ibibi. Natani ngo aranje aramureba ngo aramubwira ati uwo muntu ni wowe. Dawidi ngo ati jewe ndati, ati wowe Imana yaguhaye ubutware bw'iki gihugu cyose, abagore bose muri iki gihugu ni abawe, ariko waragiye wifatira Berisheba umugore umwe wa Uriya uramutwara, urangije na Uriya uramwica. Ariko Dawidi ngo yikubita imbere y'uwo muhanuzi ngo ararira ngo aravuga ngo icyo cyaha ni icyanjye. Yikubita imbere y'Imana avuga ngo Mana mbabazi. Imana kuko ari imbabazi zayo zihorana iteka ryose, ngo Imana yahise ibabarira Dawidi, yamubwiye ati kukubabara ko nzakubabarira ariko ingaruka ntuzazibura. Dawidi Imana yamubabarira ariko yica wa mwana babyaranye na Berisheba. Ariko nyuma ngo Dawidi aza kugira icyifuzo mu mutima, aravuga ati Imana ntiyakuyubakira. Abisirayeli babaga bafite isanduku y'isezerano, bagendaga bimukana bakagira ahantu akaba mu mahema, yabaga mu mahema bakiva mu Egiputa. Ariko Imana yavuga ati wakoze ibyaha byinshi ntabwo uzanyubakira, ariko kuko wagize igitekerezo cyiza nanjye nzaguha. Mu bintu Imana yamuhaye yamubwiye ngo imbabazi zanjye zizakumaho ngo kandi ngo mu bana bawe ngo ntuzabura umwana wawe ngo uzaba uri ku ngoma imyaka yose. Murumva ikintu Imana yamusezeranyije, imbabazi z'iteka ryose. Mu by'ukuri hari abantu bagiye bakorera Imana ariko twajya kumva twumva amaherezo yabo ubugingo bwabo burarenze. Ariko umuntu wagiriwe imbabazi n'Imana, Dawidi, na Bibiliya bivuga ngo yakoze imirimo yose mu gihe cye ngo aragenda aruhuka neza, asanga abandi bamubanjije. Kubw'imbabazi z'Imana arangiza urugendo rwe neza, yibonera ubugingo. Natwe rero mureke tugerageze dusabe Imana iduhe umutima ku buryo nayo nitureba itwishimire, kandi twigire no ku bandi ab'Imana yavuze. Nk'uwo Dawidi Imana yahamije mu bintu mvuzemo bibiri gusa, icyo kintu cyo kubaho yumva ubuzima bwe bwose yari afite umubano n'Imana ku buryo nta kintu na kimwe yumvaga yatunga cyangwa ubuzima bwe bwabaho atabukomora ku Mana. Ariko Dawidi mu buzima bwe bwose yabanzaga kwereka Imana ko ayikeneye, yaba ari inama, yaba ari ikintu icyo ari cyo cyose, Imana kandi ikamuyobora. Kandi nta kindi kintu yakuyemo uretse imbabazi z'Imana zamuhozeho n'imigisha y'Imana ikurikirana iteka n'iteka. Twe gushima Imana cyane yenda ko twabona ibyo turya n'ibyo twambara nabyo ni byiza, ariko twibuke neza ko kuba tugejeje iyi tariki ni imbabazi z'Imana zatubayeho. Mu by'ukuri pe ntitwakiranutse nk'uko bikwiye, ntitwakoze n'ibyari bikwiriye kugira ngo Imana itwishimire. Mu by'ukuri Imana yatubereye maso, itugirira neza kuko imbabazi zayo nyinshi. Natwe icyo twayitura nta kindi ni ukuyishima, tukayereka ko natwe ubuzima bwacu bwose
tuzi neza ko tubikomora mu biganza byayo, nta kintu na kimwe twe twibashirije iyo tukuboko kwayo kuza. Imana ishimwe. Nuko dusenga Imana. Turagushimira Imana, amagambo yawe arakomeye, natwe ubwacu dushobora kutayasobanura nk'uko bikwiye. Iminsi yose yo kubaho kwanjye, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iteka ryose. Nzaririmbira Uwiteka Imana yanjye, nyihimbaze nyisingize iteka ryose.